dore impamvu eshanu zituma benshi mu rubyiruko rw'u Rwanda badatera imbere. Ese nawe ujya wibaza impamvu benshi mu basore n'inkumi b'u Rwanda bafite impano nyinshi kandi zitangaje ariko ntizigeraho zibaze ngo kuri kuragihana ariko kugiye kuguhumura amaso. Dore impamvu eshanu zituma benshi mu rubyiruko rw'u Rwanda bakorana inzozi zitangaje z'akataraboneka ariko bikarangira batazigezeho. Impamvu ya mbere, instant gratification. Benshi mu rubyiruko bifuza iterambere ry'ako kanya, iyo bataribonye bahita bacika intege bakavuga ati ibi ntabwo byari ibyanjye, maze bakava ku bintu. Ikintu ukwiye kumenya cyo nuko iterambere rirambye rigenda gahoro gahoro ndetse risaba umwanya muremure, bityo rero ntugacika intege, ujye ukomeza wihangane ntugacogore. Impamvu ya kabiri, kutagira fixed mindset. Benshi bumva ko ibyo bahazi bihagije cyangwa ko ubuzima ari uko bumeze bubanyuze, mbese bakanyurwa n'uko babayeho ntibagira amatsiko yo kwiga ibishya no guhindura uko babona ibintu. Mbese nk'ibyo nibyo bibasubiza inyuma maze bikababuza gutera imbere. Impamvu ya gatatu, kutagira intego ihamye, lack of vision. Benshi bagira intego zitandukanye ariko bake muri bo nibo bagira intego bahamyeho cyangwa se bashikamyeho bamaramaje. Benshi bakora ibitandukanye n'ibyo bifuza kuzageraho, nyamara umunyarwanda yavuze ngo inka yuzuye icyo yariye. Mbese ukora iki uyu munsi kugira ngo uzabe uwo wifuza kuba mu myaka 5? Niba udafite aho ugana, buri muhanda wose uzabona nk'ukwiye gucibwamo ariko uri gupfusha igihugu. Guhera uyu munsi tangira umenye ikintu ushaka kugeraho maze ugigumishaho amaso yawe. Impamvu ya kane, gutinya gutsindwa, fear of failure. Benshi mu rubyiruko rw'u Rwanda batinya ko bazatsindwa maze bagatinya na comment zizaturuka ku bantu mu gihe bazaba batsinze. Mbese batinya icyo abantu bazabavugaho. Ni nayo mpamvu benshi batinya no gutangira ibitekerezo bishyashya baba bagiye. Nyamara umuhanga mu iyigamitekerezo witwa Socrate yaravuze ati gutsindwa ni iryo shuri rya mbere rikomeye rigufasha gutera imbere. Bityo rero tangira wemere gutsindwa, ubigire inshuti yawe kugira ngo uzatsinde mu gihe cya nyacyo n'ikigero. Impamvu ya gatanu, kutagira discipline mu gihe. Turamara amasaha menshi kuri social media zitureba bitarimo inyungu aho kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Nyamara mu by'ukuri discipline ni ryo darapo riduhuza n'inzozi zacu dushaka kuzageraho. Ese wowe ni iyihe mpamvu muri izi ngizi yakubereye inzitizi? Yandika hasi muri comment. Njye amazina yanjye nitwa Irumva Shadrack, ndagusaba kuguma kuri uru rubuga niba ushaka ko tubana ukajya ubona ibindi bintu byiza by'ingenzi bikugeraho buri munsi kandi ubikeneye. Gira umunsi mwiza, tera imbere. Ikintu ukwiye kumenya cyo kuri gukoma kamera kumara kamera guhindukira hasi